Nakomeje kwitegereza basaza banjye ndeba ukuntu nta n'umwe witeguye kunyumva, maze agahinda gakomeza kunyica cyane, nkomeza kubona banyanga cyane, maze ntangira kwibaza nti ese ko mbona banyanga cyane banyanze none? Cyangwa bari basanzwe banyanga kubera ibyabaye ku babyeyi banjye, ni uko ahubwo banze kubimbwira cyangwa se ngo babinyereke? Numvaga ntabyumva, numvaga bitumvikana, nkibaza nti ese naho umuvandimwe wawe yakora amakosa angana gute, ntabwo wamutega amatwi ukamwumva mukaganira? Numvise mbabaye, numva nanjye ubwanjye ndiyanze, ndavuga nti nakabaye narapfuye nanjye ntakiriho. Natekereje byinshi cyane noneho, ariko ntangira gutekereza kuri Keyira cyane, numva ndanamurakariye cyane. Nubwo ntari narigeze mubona na rimwe, ariko numvaga mwanze, numva kubaho kwe aribyo byatumye ubuzima bwanjye buhinduka umwanda. Ntangira kubaza Imana impamvu yaremye umuntu nk'uwo nguwo wanzaniye umwaku mu buzima bwanjye. Nakomeje gutekereza byinshi, nkomeza kujya kure cyane. Nelson nawe arabibona, maze ageze aha arankomanga arambwira ati sweetheart, ese warekera gukomeza gutekereza cyane nuko tukagenda? Naramurebye ndeba ubwo buryarya bwe arimo kubivugana yisetswa nta n'isoni, numva namukubita nk'urushyi mu maso byibuze nkumva ndaruhutse, ariko nta na kimwe nari nshoboye gukora. Nanze kumusubiza ndamwihorera, maze ahita afunga imiryango y'imodoka, ahita yatsa ngo tugende. N'agahinda kenshi cyane nahise mpepera abasaza banjye, ariko mbona bose barihagarariye, nta n'umwe witeguye kumpepera byibuze ngo ananyereke ko anyitayeho. Agahinda karanyishe ndababara cyane, ndavugana ariko se Mana yanjye koko ibi bintu bizarangira ryari? Twahise tugenda, njyewe na Nelson twicaranye mu modoka turi babiri, ariko nta n'umwe wavugishaga undi. Iyo twahuzaga amaso nabaga ndimo kumureba nabi cyane, numva namucira mu maso. Urugendo rwari rurerure cyane, si njye warose tugeze iwe byibuze ngo ntandukane nawe muri iyo modoka ye. Twagezeyo maze ahita aza kumfungurira, anyereka ko anyitayeho cyane. Akimara kumfungurira nahise ngenda nihuta cyane ndamusiga, nuko nkomeza nerekeza kuri cya cyumba cyanjye. Ninjiyemo nibaza ukuntu ngiye kubaho, bisa nkaho ndi mu isi ya njyenyine, nta musaza wanjye n'umwe, kandi aribo bantu twabaga turi kumwe ubuzima bukandyohera. Nibaza ukuntu ibyo bintu koko nzakomeza kuba mu bintu bimeze gutyo, numva birandenze cyane. Maze nkica aho ngaho nkiri gutekereza cyane, Nelson ahita ansanga muri cya cyumba, maze arambwira ati ubu noneho rero wemerewe kuba uri muri uru rugo ugatembera ahantu hose ushaka, ntabwo tuzongera kugufungirana mu cyumba cyawe, wowe ubwawe uzajya ufunga unafungure nubishaka. Maze kubera ukuntu nari narakaye mpita mubwira nti ngaho sohoka mfunge rero. Ahita ndeba arambwira ati ariko njyewe ndi umugabo wawe, ninde mugore se wabonye ufungirana umugabo we? Mubu uzajya ufungirana njyewe sindimo. Ndamubwira nti njyewe sindi umugore wawe ubimenye, sinigeze mba we, sindi we, nta nubwo nzamuba. Ubimenye yuko njyewe ntazigera mba umugore wawe n'inshuro n'imwe. Namubwiye gutya arababara, maze ahita afata za mfunguzo aravuga ati niba rero utekereza ko uzajya umfungirana, izi mfunguzo ni njyewe uri buzifate. Ubwo ngubwo ni njyewe uzajya nza ngo ufungurire, cyangwa se
nkureke bitewe n'uko mbishaka. Maze asa nk'unyiyenza ahita ambwira ati ariko se ubundi kubera icyo ukomeza guhakana uvuga ko utari umugore wanjye kandi uri umugore wanjye? Ndamubwira nti nakubwiye ko ntari umugore wawe, ibyo bindi urimo kuvuga simbizi. Maze arambwira ati uri umugore wanjye kubera yuko ntwitiye umwana, icyo cyonyine kirahagije kugira ngo ubashe kwitwa umugore wanjye. Kumbwira gutyo kandi narangaga umuntu unyibutsa ko ntwite kubi byahise bindakaza cyane. Maze nawe arabibona ko narakaye cyane ahita asohoka ansiga aho ngaho njyenyine. Amaze kugenda n'umujinya mwinshi nkomeza no gutekereza amagambo yaramaze kumbwira ko ndi umugore we kandi ko mutwitiye, nahise ndeba kuri ya nda yanjye nari ntwite ntangira kuyitegereza cyane, bisa nkaho ndimo kureba uwo mwana wari uri mu nda yanjye. Maze nkomeza kuyifataho cyane ntangira no kuvuga amagambo bisa nkaho ndimo kubwira uwo mwana, ntangira kumubwira nti wacyana we, ndakwanga ndakwanga pe, nuko nabuze uko mbigira, inda yawe simba nkiyitwite, iyo yaravuyemo kera cyane, nta nubwo mba nibuka yuko nigeze nanayitwite, ubimenye ko nkwanga wacyana we, nubwo ntarakubona ariko ndakwanga nkuko nanga papa wawe. Kubw'ibyago byanjye ibyo byose navugaga, Nelson yaragihagaze aho ngaho impande y'umuryango arimo kubyumva, ariko njyewe ntabwo nari mbizi ko agihari. Yahise yinjira yarakaye cyane areba nk'intare, maze arankurura arambwira ati sinzongere kukumva unyitira umwana icyana, wenda njyewe wantuka ukantuka ibitutsi byose ushaka, ukambwira ko unyanga, ukambwira n'andi magambo mabi yose wifuza, ariko sinzongere kumva hari ikintu na kimwe kibi uvuga ku mwana wanjye, sinzongere kumva umubwira amagambo nk'ayo. Uzagerageza kandi kwibeshya gukuramo iyo nda, umwana wanjye uzajyana nawe, uzarara uvuye kuri iyi si, ibyo ngibyo byumve kandi ubyiteho. Yahise agenda yarakaye cyane aranyihanangiriza ngo yizere ko amagambo yose amaze kumbwira nyumvise neza, maze aragenda ansigaho. Sinagira ikintu mvuga ariko ku mutima nkumva ndimo gushenguka, nkumva namubwira nabi cyane, nkumva namubwiza ukuri musubiramo ya magambo y'uko uwo mwana ntwite ntamukunda, mwanga urunuka. Nagumye aho ngaho ubuzima bugoranye cyane, natekereza ibintu byambayeho byose nkumva ngiye nko gusara, ariko ngeze aho ntangira gusa nkaho ntuza, ntangira kwiyakira, noneho ntangira no gushimishwa nuko Nelson ibintu byo kumuhohotera yari yarabiretse burundu, ntabwo yari akibikora. Umunsi umwe ari nijoro ndyamye, Nelson wari watwaye imfunguzo z'icyumba cyanjye yahise aza mu cyumba cyanjye arangije arafunga, maze arambwira ati nje kukureba, narigukumbuye cyane, hashize amezi menshi narakuretse ngo wakire ibyakubayeho, amezi 5 ni menshi cyane bihagije, ndizera yuko wiyakiriye. Yategereje ko hari ikintu namusubiza ariko ndamwihorera. Hashize akanya ariko ndamubwira nti wamfasha ugasohoka ukamvira mu cyumba? Arambwira ati nakubwiye ko ntari bugisohokemo kuko ndagukumbuye cyane, ahubwo se wowe kubera icyo utajya uza kundeba mu cyumba cyanjye, kuki utajya wibwiriza? Ese nta nubwo ujya wumva unkumbuye byibuze?
nuko arambwira ati njyewe ndagukumbuye, uyu munsi ntabwo nshobora kujya kure yawe, ndi bugume aha ngaha. Numvise ubwoba bunyishe ariko mbura n'icyo navuga n'icyo nakora, nuko ndiryamira ndiyorosa cyane, maze arambwira ati erega wigira ubwoba, nagusezeranyije ko ntazongera kuguhohotera kuko ibyo nagukoreye birahagije, wowe nubyishakira nibwo ndi bugire icyo nkora, ariko nutabishaka nabwo nta kibazo, gusa ikintu kimwe ngiye kugusaba, mbabarira utuze kandi ntunyirukane kuko ndagukumbuye cyane, ndumva ashaka no kuba ndi kumwe nawe byibuze akanya gatoya. Naramwihoreye nkomeza kwiryamira, ndipfuka cyane, nanga kugira ikindi kintu namubwira kuko nari narabonye ko n'ubundi amagambo yanjye nta na kimwe ajya ahindura ku mipango ye. Maze abonye niyoroshe cyane ahita andyama iruhande, ariko ibyo nari niyoroshe ndabimwima, ndipfukirana cyane ndamwihorera. Yahise agenda azana kuvureri yiwe, maze ariyorosa nawe wenyine yiyorosa ukwe, maze atangira kuvuga ati ese iyo ureka tukiyorosanya, ese uwo mwana wanjye utajya utuma negera, umwana utajya utuma nkoraho, ese uwo wumva utamuhemukira, ese uwo wumva we atajya nkumbura cyane, umwana wanjye nanjye arankeneye. Ibyo byose yarabivugaga nkamwumva, ariko ndabyirengagiza ndamwihorera, nkomeza kwiyorosa, nanga kugira ikintu na kimwe mvuga. Nawe yarandetse araryama, nanjye ndiryamira, ariko nari mfite ubwoba bwinshi cyane, naraye ntasinziriye. Gusa byaje kugera agatotsi karamfata ndasinzira. Nko mu rukerera nkangutse, nashidutse Nelson atakiyoroshe wenyine uko, twari twiyoroshe hamwe, twegeranye cyane kandi dufumbatanye cyane. Nashidukiye hejuru, ubwoba buranyica, numva ngiye no kuvuza induru. Nahise mureba mbona aracyasinziriye, ariko amfashe cyane yankomeje, maze mpita mwiyaka ndamwishyuza. Ahita akanguka, maze atangira kuvuga ati kubera iki uri umwana mubi, ni ukubera icyo unkanguye kandi nari nimereye neza. Nuko maze ndamubwira nti ese ubwo nta soni, gute ubundi wakwiye ibyo wari wiyoroshe ukansanga aho nari nibereye? Maze ahita ambwira ati tuze ariko se ni ukubera iki ibintu byose ubigira intambara? Ese ikintu kibi nakoze ni ikihe? Ese reka nkubaze, ubuntu umbereye mwiza atari bwo warushaho koroshya ibintu? Kuba ngufashe byonyine bigutwaye iki? Ubu nagutwaye iki koko? Nelson ibyo byose yabimbwiraga mu ijwi ryiza rituje cyane, anyongorera, yatuje, numva wagira ngo ahari sinzi, wagira ngo ntabwo yari Nelson nari nsanzwe nzi nk'umunyamahane n'umuhemu, yari Nelson wundi. Mana yanjye, ubu se nkubwire gute ukuntu muri ako kanya nabonaga yahindutse cyane, yibereye nka marayika w'Imana, bisa nkaho yari atangiye kuntura mu mutego. Ukuntu yamvugishaga byonyine, ukuntu yandebaga, ukuntu yatangiye kunkoraho impumuro ye nziza cyane, ukuntu nabonaga yatuje yabaye umwana mwiza. Buri kimwe cyose kuri we cyatangiye kuntwara nk'umusazi. Shiduka ntangiye kubura control, natangiye kugenda mwiyaka gake gake mwiyima,
ariko biza gushiduka umubiri wanjye bisa nkaho utangiye kungambanira gake gake, maze nza gushiduka bindangiranye, umubiri wanjye urangambanira neza burundu, nuko nza kumwiha wese nanjye ntazi ukuntu bigenze. Nelson muri ako kanya twari twahuje urugwiro nkaho tutigeze tuba abanzi, wagira ngo njyewe nawe nta nubwo twari twarigeze duhagararana tuvugana nabi n'inshuro n'imwe. Nari natwawe nanjye ubwanjye niyibagiwe neza burundu. Byose birangiye nibwo natangiye gusubiza ubwenge ku gihe, maze ntangira kwigaya cyane no kwirakarira, ndibaza nti ese ndi ikigoryi ku ruhe rwego ku buryo ntinyuka gukorana ibi bintu ku bushake bwanjye n'umuntu wanyangirije ubuzima koko? Ese ni gute natinyuka kubikora n'umuntu nanga kurusha abandi bantu bose bo ku isi? Numvise nigaye, numva mbuze naho ndeba, umutima utangira kunshira urubanza, numva mfite uburibwe bwinshi cyane mu mutima wanjye, maze ntangira kubwira Nelson nabi, ndamubwira nti ngaho haguruka ugende, genda ujye mu cyumba cyawe, ibyo washakaga ubigezeho, ngaho ishimire rero intsinzi ni iyawe. Nelson byahise bisa nkaho bimutunguye cyane, maze arambwira ati mukundwa, ese ko nabonaga wanyishimiye cyane, bihindutse bite? Kubera icyo utangiye kundakarira? Kumva noneho ambwiye ko yabonaga namwishimiye, numvishe binteye isoni n'ikimwaro, numva mbuze naho nkwirwa, numva sindi gushaka kubyemera, maze ndamubwira nti byuka genda, yewe genda wa muhemu we w'indyarya mbi, untuye mu mutego uyu munsi ariko ntabwo bizongera kugukundira, ngaho se haguruka ugende. Nahise mworosora vuba vuba, maze arabyuka arambwira ati umbabarire, njyewe rero nari nzi ko nabikoze nawe ubishaka, kuko nabonaga wanyishimiye cyane. Gukomeza kumbwira ko nari namwishimiye byakomezaga kuntera agahinda kubi, maze ndambwira nti genda, yewe ayo magambo yawe yose sinshaka kuyumva, njyewe ntabwo nigeze nkwishimira, nta nubwo nagushakaga. Maze ahita anyihorera arigendera, nanjye nkomeza kuryama aho ngaho, yitekerezaho nkumva nta bwenge ngira ahari, kuko numvaga umuntu muzima wuzuye atatinyuka gukora nk'ibyo nari maze gukora. Mu gitondo bumaze gucya neza narabyutse, nuko mpita njya gukaraba, kuko numvaga aricyo kintu cya mbere ngomba gukora. Numvaga ngomba gukaraba, nkakaraba neza ahantu hose yankozeho, numvaga ngomba gukaraba amazi menshi cyane, kugira ngo n'impumuro itongera no kungarukaho na gakeya. Numvaga nshaka kwibagirwa buri kimwe cyose kuri we. Nuko nkavuga nti iyo byari bishobotse amazi menshi gutya nkayakaraba no mu mutwe, nkamwibagirwa nawe burundu, nkibagirwa ibyaraye bibaye byose, sinongere no kubitekereza, kuko numvaga birimo gukomeza kuntera isoni n'ikimwaro cyinshi cyane. Maze gukaraba no kwambara, wa mama Florence yaje kundeba maze aransuhuza, arambwira ati umugabo wawe Nelson ari kuri fo yo hasi, aragutegereje ngo musangire amafunguro ya mu gitondo. Mpita mubwira ndakaye nti genda umubwire ko ntashonje. Maze ahita ambwira ati hangane umusange, wenda ubimwibwirire, bikomeza gutuma agutegereza cyane. Numvise ibyo avuze ari byo koko ngomba kugenda, numva ntagomba kumwereka ko namusuzuguye cyane, nuko numva ngomba kumwitaba, gusa ariko nkumva simfite aho mpera ndebana nawe mu maso kubera ibyaraye bibaye. Numvaga nkifite isoni nyinshi cyane.
nahise ngenda gake gakeya nuko mpita mugeraho. Yari yicaye ahagana hepfo ahantu bisa nkaho ari ku ruhande, afite iPad ye mu ntoki antegereje. Nkihagera akibona ko nje yanyitegereje cyane, ndabibona ko arimo kundeba, ariko njyewe nirinda gukomeza guhuza nawe amaso, maze sinamwicara iruhande mpita njya kure ye. Yahise ansuhuza arambwira ati igitondo cyiza mukundwa, ndizera ko wasinziriye neza. Ntabwo nigeze musubiza, nahise nkomeza kwirebera hasi, maze ariko nkabyumva ko we arimo gukomeza kunyitegereza atigeze ankuraho amaso ye. Yumvise nta kintu musubije, ya iPad yahise yirambika kuri ayo meza, maze ahita aza ansanga anyegera aho nari nicaye, maze ariko angeze iruhande n'ubundi nkomeza kwirebera hasi nanga kumureba. Maze ahita anyegera cyane, ahita amfata ku itama kugira ngo turebane, maze ahita ambwira ati niba nkubajije ikintu uba ugomba kugerageza ukansubiza. Maze ahita yongera arambaza ati ese waraye neza? Ndamwikiriza noneho ndamubwira nti yego naraye neza. Ahita andekura asubira kwiyicarira aho yari yicaye mbere, maze arambwira ati ni byiza ko waraye neza, nishimiye ko ngiye gusangira nawe amafunguro ya mu gitondo, nishimiye ko ndi kumwe n'umudamu wanjye mwiza cyane nkunda. Yahise ahaguruka atangira kuba ari we useriva. Impumuro y'ibyari biri aho ngaho yari nziza cyane kandi bigaragara ko bateguye ibintu byiza biryoshye, ariko njye numvaga nta peti mfite. Arangije kuntegurira ibyanjye yahise anzanira, maze ahita ambwira ati princess ngaho uryoherwa. Ahita amureba ndimyoza, maze ahita ambwira ati ugomba kurya neza, ukarya kantite kandi nyine na karite, kuko muri babiri kandi bakeneye kubaho neza, mugomba no kurya indyo yuzuye. Arambwira turyoherwe rero, maze nanga gukomeza guceceka, noneho ndamubwira nti urakoze. Naramubwiye ngo urakoze, ariko sinahita ntangira kurya kuko numvaga ntanabishaka. Maze abonye nkomeje gutinda ahita afata ifoke ngo antamike, mpita nyimwambura itarangira ku munwa, ndavuga nti nta kibazo ndigaburira. Maze nawe yanga gukomeza guhatiriza aranyihorera, nuko dutangira gufungura gutyo. Twatangiye gufungura ariko nta n'umwe wavugishaga undi, kuko njyewe numvaga nta n'ijambo nabona namuvugisha. Dusoje yahise ambwira ati mfite akazi kenshi cyane uyu munsi, ariko ndakwinginze ntuze kuza kugira irungu, uze kuza kugerageza gutambagira mu busitani buri hano, ni bwiza cyane, biri buze kuza kugufasha. Gusa igihe cyose uraba urimo gutembera uzikuruka ko ahantu hose hari abarinzi, ntuze kongera kugerageza gukora ikosa ryo gucika nk'uko wabikoze ubushize. Arangije kumbwira gutyo yahise ahaguruka aza ansanga, ntangira no kugira ubwoba, nuko angeze imbere yicara kuri ya meza, yicara imbere yanjye duteganye ku buryo abasha kundeba mu maso. Yatangiye kundeba mu maso maze arambwira ati hari ikindi kintu cy'ingenzi gikomeye cyane nifuzaga kukubwira. Nimugoroba hari ahantu turi buze kuza kujyana, ninza kuza kuva mu kazi nze gusanga warangije kwitegura, nuko duhite tugenda. Akimara kumbwira gutyo ubwoba bwaranyishe, nibaza nti ese ubwo kuko aho hantu tugiye kujyana ni hehe? Nta kintu ndamubaza, ariko nawe yarabonye ko ubwoba bunyishe, maze arambwira ati sweetheart,
bitangira gutekereza byinshi cyane ngo bikujyane kure. Humura, ahantu turi bujyane si habi. Turi buze kujyana nuko duhure n'inshuti zanjye ndetse na bamwe bo mu muryango wanjye. Maze ahita ambaza ati ese uri buze kuza kwishimira kuba uri kumwe nanjye? Ngiye kubumbura umunwa ngo mvuge biranga, nikiriza nkoresheje sinye yo kuzamura agahanga, maze arishima aravuga ati byiza cyane, nizere ko ndibuze kuza gusanga witeguye tugahita tugenda. Nelson yahise yigendera mu kazi, ariko akimara kugenda wa muganga wari ushinzwe kunkurikirana ahita aza azanye agapurato kari kariho ikirahure cy'amazi ndetse n'akandi kantu kari karimo imiti, maze arambwira ati amasaha yawe yo kunywa imiti yo kugira ngo umwana abashe gukura neza yageze. Imiti nahise nyinywa, maze nawe aranyitegereza areba ko ibinini byose nabimize. Mu by'ukuri nubwo ibyo binini nabinywaga, ntago nari nzi neza koko niba ari byo kumfasha kugira ngo njyewe n'umwana ntwite tumere neza. Bambwiraga ko ari ibinini baha abadamu batwite kugira ngo bamere neza, ariko mu by'ukuri ntago nari nzi niba ibyo binini ari ibya nyabyo. Gusa uko byari bimeze kose nagombaga kubinywa kuko byari nk'itegeko. Gusa nubwo ntari nzi icyo ibyo binini bimarira koko niba ari cyo babimpera, narabibonaga ko meze neza cyane kandi nkabona ko n'inda yanjye igenda ikura neza. Nkimara kunywa iyo miti nahise ngenda muri bwa busitani ntangira kuhatembera hose ndeba ukuntu ari heza cyane kuko nari narakuruwe n'ubwiza bwaho. Nkibereye aho ngaho ndimo nirebera ibiti n'indabo z'aho ngaho, wa mumama Florence yahise aza ansanga arambwira ati Madame Nelson, hari ibyo umugabo wawe yansabye kuguha. Nahise ngira amatsiko, maze ngiye kubona mbona n'iya fone yanjye mbona arayimpereje, arambwira ati umugabo wawe yakwemereye ko ukomeza kuyikoresha nk'ibisanzwe. Numvishe nishimye cyane, numva birandenze kongera kubona fone yanjye byari nk'igitangaza kuri njyewe. Byanteye ibyishimo bidasanzwe, maze Florence ahita yigendera, nanjye mpita ngenda nirukanka nerekeza mu cyumba cyanjye ngira ngo nicare ntangire mpamagare abantu bose nari nkumbuye, mboherereza n'amamesaje, ariko nkumva ngomba no kongera kwandikira basaza banjye nkanabahamagara nkababwira uko byangendekeye byose, byibuze kugira ngo banyumve. Nelson nawe aho yari ari mu kazi, ibintu byose yari arimo kubirebera kuri kamera, kuko iyo yabaga afite akanya yakurikiranaga ibintu byose ndimo gukora kuri kamera, nubwo njyewe ntari mbizi, ntabwo nari nzi ko ariko ajya abigenza. Muri ako kanya rero bakimara kumpa fone yanjye, yari abizi neza ko nta wundi muntu wa mbere ngomba guhamagara usibye basaza banjye nkababwira ibyabaye byose, kandi ibyo bintu ntabwo yabishakaga. Mu kunyica mu mutwe rero yahise anyoherereza videwo. Iyo videwo nkiyibona nabonye yoherejwe na nimero yari yanditseho ngo husband, mpita menya ko iyo nimero ari Nelson wayisevinze muri telefone yanjye akiyandikaho. Nahise ngira amatsiko menshi, nta n'ikindi kintu ndakora, nta n'undi muntu ndahamagara, maze mpita mfungura iyo videwo. Mu kuyireba ibyo nasanzemo byanteye ubwoba, ukuntu numva ndanikanze, numva binteye n'umujinya mwinshi cyane. Na fone nahise nyijugunya ku ruhande, numva sinshaka no kongera kuyifata no kuyireba, kuko iyo videwo yakomezaga gutuma numva ndi ikigoryi, numva ntari umuntu wuzuye, numva nta n'ubwenge mfite, kuko yari ya videwo y'ibyaraye bibaye nijoro. Nelson kubona rero fone mpise nyijugunya ntashatse no kongera kuyirebamo, byaramushimishije cyane kuko bisa nkaho yarageze ku nsinzi ye, kuko ntabwo yashakaga ko nahita mvugisha basaza banjye ako kanya. Icyo gihe rero kuko nanjye nkimara kubonamo iyo videwo nahise njugunya telefone yanjye mpita ndyama ndiyorosa cyane, ntangira kongera gutekereza ibyaraye bibaye byose
nkomeza no kwigaya ko ndi ikigoryi nta bwenge ngira, fone numva sinshaka no kuyegera. Ibyo byose we akimara kubibona yarisekeje, nuko ahita yikomereza akazi ke kuko icyo yashakaga yari akigezeho. Nelson yakomeje akazi ke nk'ibisanzwe, ariko agiye kumva yumva murumuna we batajyaga buzura na rimwe witwaga Raoul aramuhamagaye. Nelson yahise amwitaba, maze murumuna we aramubaza ati ese ko hari amakuru meza utigeze umbwira? Nelson ati ayahe makuru se? Maze murumuna we Raoul bisa nkaho ibyo yamubazaga abizi ariko arimo gukomeza kwijijisha, maze ahita amubwira ati ese kubera ko ibintu byose bigira amabanga? Sinzi impamvu ukunda guhisha cyane. Nelson ararakara ati ese ntabwo uba ushobora kurasa ku ntego? Maze murumuna we arisetsa ati ariko se mwagiye mumenya yuko nta kintu kiri munsi y'ijuru kiba kitazamenyekana? Nelson ahita amubwira ati uzajya umpamagara uzi neza ibyo ushaka kumbwira, ntukanteshe igihe kuko igihe cyanjye kiba gihenze cyane. Nelson yahise anamugupa, maze ariko arikanga cyane kubera ko yumvaga murumuna we ashobora kuba hari ikintu azi kandi gikomeye cyane. Yahise ahamagara umwe mu basore yizeraga cyane, maze uwo musore akimwitaba azana ubwoba bwinshi cyane, amubaza niba hari ikibazo cyaba cyabaye mu kazi. Maze Nelson amubwira ko nta kibazo, nuko ahubwo aramubwira ati mutangire mukurikirane uriya muswa ngo ni murumuna wanjye Raoul kuko bisa nkaho hari amakuru ashobora kuba azi. Maze uwo musore ahita amubwira ati bosi ni ayahe makuru? Ese yamenye ibyo kugaruka k'umugore wawe amenya ko anatwite? Nelson ataramusubiza, Raoul yahise amwohereza mesaje maze aramubaza ati ese ni gute uzabasha kuba ahantu habiri hose icyarimwe? Uzabigenza gute? Nelson noneho yahise abimenya neza ko nta gushidikanya ko byose abizi, kuko aho hantu habiri yavugaga atazabasha kubera icyarimwe yahise amenya ko ari Keira na Ariana avuze. Maze Nelson ahita amusubiza ati nta mpamvu yo kumbaza ibintu nk'ibyo kuko njyewe nawe ntabwo turi inshuti kandi nawe urabizi. Nelson yahise abika fone ye, nuko asaba gutangira gukurikirana murumuna we bakamenya n'ukuntu ibyo bintu byose ashobora kuba abizi. Maze ubwo yari asabye kumukurikirana amubwira ati bose tuza rwose turabikurikirana, turamenya byose uko yabimenye kandi nta n'ikindi kintu azongera kumenya. Nelson yakomeje gutekereza cyane, kumva ko murumuna we ashobora kuba azi ibyo bintu bitangira kumutera umujinya kubera ukuntu bari basanzwe bazirana kubi. Niwe muntu wa mbere atifuzaga ko yamenya ayo makuru. Yatangiye gutekereza ati Raoul niba azi ibyo gutwita kwa Ariana, bivuze ko ankurikirana umunsi ku munsi, byanze bikunze azi byinshi binarenze ibyo. Nelson yakomeje gutekereza ku magambo ya murumuna we yumva akomeje kwikanga cyane, maze ahita atangira gucekinga ku makamera yo mu rugo arebe uko bimeze. Yahereye aho abasekirite bari abona bose bari mu kazi nta kibazo na kimwe bafite. Ariruhutsa ahita ajya ku yindi kamera y'aho Ariana yari yahoze ari, ariko arebye aramubura. Yahise agira ubwoba atangira kureba ku makamera yose yo mu nzu mu byumba, ariko aramubura, nta hantu na hamwe yari ari. Yahise ahamagara Florence vuba vuba aramaze ati ese umugore wanjye ari hehe? Florence ati yasohotse yagiye gushopinga, yavuze ko akeneye imyenda mishya n'inkweto ari buze kwambara nimugoroba kuko mufitanye gahunda. Nelson umujinya uramwica ati ninde muntu wabahaye uruhushya rwo kumureka ngo asohoke agende? Florence ahita agira ubwoba ati yatubwiye ko wamwemereye kuza gusohoka akajya kubigura. Nelson akomeza kurakara cyane ati kandi inshuro ya mbere asohoka wabigizemo uruhare kuko aramunyu uramwihorera, none urongeye iyindi nshuro
Atararangiza kuvuga Florence wari wagize ubwoba cyane aramubwira ati ntugire ikibazo ntago yagiye wenyine, yajyanye n'imwe mu modoka za hano kandi yajyanye n'umwe mu bashoferi ba hano. Nelson yararakaye cyane ahita akupa vuba vuba, mu mutwe bitangira kwivanga kandi nta n'ikindi kintu cyari kirimo usibye kugera kuri Ariana atitaye ku byo yari arimo gukora byose, maze ahita ahaguruka vuba vuba ajya mu modoka ye ahita agenda, ahita anahamagara wa mushoferi bari bamubwiye ko bajyanye, aramubwira ati mugume aho muri ntimuhave ndaje mbarebe. Yahise ababaza aho bari barahamubwira, Nelson nawe ati mu minota mike cyane ndaba mbagezeho. Nelson yaragiye ageze iruhande rw'aho bari bamubwiye, maze atungurwa no kubona imodoka ya murumuna we Raoul iparitse iruhande rw'iyo Ariana bari bagiye barimo, maze umujinya uramwica aribaza ati ese uyu nguyu we aranshakaho iki koko? Yahise ava mu modoka ye vuba vuba ajya ku modoka Ariana yari yajemo, maze ahita amufata akaboko aramubwira ati ngwino tugende vuba. Yahise amufata maze amushyira mu modoka ye aba ariho amwicaza. Ako kanya Raoul nawe niko ari gusohoka mu modoka ye, maze abonye ukuntu Nelson yari yaje yihuta cyane ahita amubwira ati ese nta nubwo wareka ngo nsuhuze muramukazi wanjye? Nelson yanze kumuvugisha abanza gufungurira Ariana arinjira, maze Ariana amaze kwicara mu modoka Nelson ahita afunga, maze ahita agaruka kuvugana na murumuna we Raoul aramubwira ati ugume kure cyane y'umugore wanjye, nguhaye gasopo ntukagerageze kongera kumwegera. Maze murumuna we ahita yisetsa ahita arebera Ariana mu kirahure aramubwira ati twishimiye kugaruka kwawe, twishimiye ko umukazana w'umuryango wacu yongeye kugaruka, twishimiye kongera kukubona. Ntabwo ari twe turi burote nimugoroba hageze ngo twese tukwakire nk'umuryango, twishimire yuko wagarutse. Maze Nelson umujinya ukomeza kumwica cyane, maze murumuna we wari washatse gukomeza kumurakaza ahita amwongorera, maze aramubwira ati ese urabona ndi umuswa? Urabona wambeshya? Njyewe urabona ndi mu bantu wabeshya yuko uriya ari Keira? Ese Keira numubona uzabigenza ute? Ese uzabatunga ari babiri? Ko mbona uriya mukobwa bisa nkaho utangiye kumwizirikaho cyane wigira nkaho umukunda, ese uzabigenza gute? Aha niho igice cyacu cy'uyu munsi tugisoreje. Tumaze kumenya ko mu bigaragara Nelson abizi neza ko Ariana atari we Keira. Ese wa mugani ko tubonye atangiye kumwitaho cyane bizarangira bite? Ese Ariana we ari buze kwitwara ate imbere y'umuryango wa Nelson ndetse na zimwe mu nshuti ze nk'uko yabimuteguje ko bari buze kuza guhura nimugoroba? Ntimuzacikwe rero naho mu bice bitaha. Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane.